Murana Nzamwitakuze Françoise bwa mbere, umubyeyi w'abana batandatu, ubwenge bwanjye bwananiwe kwakira no kwemera ukuri k'ubuzima. Ukuri pe nabaye mpura n'abantu bakambwira ngo mama igihe yatwitiye ntiyari yabyara, Imana nkagira agahinda muri njyewe. Uyu mugore ni umwe mu ntwari mu bagore b'intwari nabonye. Yabitswe gatatu nyuma yo gusanganwa indwara itazwi ndetse iteye ubwoba, ikamutera kubyimba inda ndetse n'ibice by'umubiri byose nabyo bikabyimba. Igice kinini cyabyimbye byihariye ni inda ye, aho yaje kuremera igapima ibiro 150. Uyu munsi nagarutse gusura umuryango we nyuma y'ahashize hasharira bagize hashegesha icyizere cyabo cy'ejo hazaza. Natunguwe cyane n'ibyo nabonye ndetse nerwa agahinda gakomeye no gusanga aba bana b'inzirakarengane bakiba mu bukene nk'ubwo nyina yabagamo kuva aho yitahiye. Yes, turabasuhujije, tubahaye ikaze muri Afro Connect. Nitwa Ruzibiza nk'ibisanzwe. Icyo nakubwira cyo mu buzima, numanika amaboko niryo herezo ryawe, icyizere nicyo kirema inkuru nshyashya. Ndabifuriza kugira impagarike n'ubugingo, kugira ubuzima buzira umuze. Nanabaha ikaze ukakora like, share na subscribe. Uyu munsi twahinduye ahantu turi, abana mubona, umubyeyi mubona, ifoto mubona. Iyi nkuru, uyu mumama yitwa Nzamwitakuze Françoise. Uyu mumama namusuye umwaka ushize wa 2023. Yari afite uburwayi bwatumye inda yiwe iba nini cyane kugeza aho yaje gupima ibiro 150. Mu by'ukuri twagerageje kwegeranya ubufasha, ndetse nawe muyo yabonaga abagira neza bamuherezaga amafaranga yatumaga ajya kwa muganga, nibura bakamuvoma nka litiro 2 kugira ngo arebe ko inda yagenda igabanyuka. Twaramusuye tureba ubuzima abayemo n'uburwayi yari afite n'umuryango yari afite kwitaho, ubwabyo byari biteye ubwoba. Ngaruka kumusura ku nshuro ya kabiri, tumuzaniye inkunga abagira neza bari begeranije. Turaza dusanga inda yaragabanyutseho gatoya. Nibyo tubishimira Imana, gusa ikiri nini. Nihuse, uyu mumama yarangwaga no guseka atitaye ku burwayi bwe, yari imfura cyane. Ariko bagenzi banjye, hashize iminsi myinshi cyane ndavuga nikanjye kumusura, mbabazwa cyane, ntungurwa no kugera imuhira nkasanga abana bambwira ngo yitabye Imana. Numvise nkubiswe n'inkuba, ariko uyu munsi turi hano aka kanya imbere y'Abanyarwanda kugira ngo abana biwe yasize tubahumurize. Turi hano kugira ngo tubafate mu mugongo. Niyo mpamvu twifuje kwicarana nabo kugira ngo batuganire ku rugendo ndetse banatubwire ku buzima babayemo aka kanya nyuma y'uko babuze nyina ubabyara. Reka duhere hano ruguru. Witwa nde? Uwamahoro Chanel. Ni wowe mfura ya Nzamwitakuze? Ndi uwa kabiri mu rugo. Uri uwa kabiri. Wowe witwa? Uwineza Diane. Musaza wanyu? Fata mikoro nta kibazo. Witwa? Iradukunda Fabrice. Uyu mumama mureba uri iruhande ni umuturanyi wa Nzamwitakuze. Iteka iyo namusuraga baga bari kumwe, umwe mu bantu bazi urugendo rwiwe rw'uburwayi kuva yafatwa kugeza aho aje gutabarukira. Mama bakwita nde? Yegereza akamikoro. Banyita Muhawe n'Imana Maria Rose. Muhawe n'Imana Maria Rose. Yego. Maroro, mpereye kuri wowe, uko mama Nzamwitakuze ko yari yarabonye inkunga nkeya, ndetse ko n'abantu batandukanye bagiye bamwegera, ni gute uburwayi bwe bwaje kugera aho yitaba Imana? Niki cyabuze, niki cyabaye? Uburwayi bwe nta kibazo, mukimara kumuha imfashanyo mwari muhawe, yagerageje no kujya kwa muganga,
yagerageje kujya kwa muganga, ntabwo yigeze atajya kwa muganga. Yagiye kwa muganga ariko byabaye ngombwa ko atabaruka, kuko rwose mwaramufashije, ntabwo yigeze abura icyo arya, ntabwo yigeze abura icyo anywa muri ubwo burwayi bwe. Mbese n'abandi baramwegeraga bakamutera inkunga, bakamuha ikimufasha. Ntabwo yapfuye kuko ategereye abamuvura, ahubwo igihe cyarageze agiye kwa muganga. Natwe byaradutunguye, natwe twari tuzi yuko azagaruka, yego, ku buryo twanamuhamagaye kwa muganga tukamubwira ngo ejo tuzakugemurira igitoki, agatoki karimo n'utunyobwa n'uturagara. Aratubwira ati hoya nimubyihorere, ndumva nakize, ejo nzaza ahubwo nzabirira mu rugo. Dutungurwa nuko baduhamagaye batubwira ko yashizemo umwuka iryo joro nyine, iryo joro. Ubwo rero nta kundi no kwihangana. Nuko byagenze, byaradutunguye, biranatubabaza. Nubwo yari ameze kuriya, ntago yari umubyeyi mubi, yaratwegeraga akatuganiriza, mwihangane mama, mwihangane, akatubwira byiza, akaduhumuriza, pole sana mama, akatwegera akatubwira ati nimuhumure, nzakira, ntacyo nzaba. Pole sana mama, pole sana. Twarababaye, twagiye kure cyane. Mbese ni inkuru twumvishe twumva natwe bitashobokaga ko yatuvamo, ariko byabaye ngombwa ko atuvamo. Fata akamikoro mama, tube tumuhaye umwanya mutoya. Fata akamikoro. Ese mama, mwabanaga muri iriya nzu nabonye? Twabanagamo. Mwese uko mungana mwabanaga na mama muri iriya nzu? Yego. Nose uburwayi bwe butangiriye, mwe nk'abana nta kazi mwari mufite, n'aka kanya ntako mufite, ni gute mwabashije kumwitaho? Nyine ni abantu badufashaga, bakadutera inkunga yo kubaho. Bakabatera inkunga mu buhe buryo? Aho yakoraga ziniye. Nyuma y'aho uburwayi mama wanyu bumwatakiye, sasa ndagira ngo unyuriremo gatoya, uhereze mukuru atubwire ubuzima bwatangiye kuva mu munsi bwagenze bute, kuko ibintu byarahindutse. Mwari muri abakobwa, hari igihe hari mwari kuvuga tuti tugomba uko bishoboka byose mama tukamuvuza, nubwo mutari kwibasha ko mama arakeneye ubuvuzi bwihariye. Kuva aho mama arwariye, ubuzima bwahindutse bute? Nyine ubuzima ntabwo yari bwiza nyine. Yajyaga ziniya aho bakoranaga, akajya arwaye afite iriya ingana kuriya. Yajyaga ziniya akazana ibyo kurya nyine, akora aho yakoraga nyine bakamufasha bisanzwe. Ajya kugera aho atakibasha kujyayo, yakomeje kujyayo se mu burwayi cyangwa ari aho byageze biranga? Nyine yajyanaga na murumuna wanjye, bakajyana bagatega moto bakagaruka. Kugeza aho agiriye ku bitaro se? Yakomeje kujya kwamo arwaye kuriya? Akazana ibyo kurya tukarya nyine. Nose ubwo ni gute yabasha gukora akazi n'iriya nzu? Uko mama wanyu yari intwari, yari umusirikare kabisa. Muhereza akamikoro. Yaragendaga abo yakoranaga nabo bakamushakishiriza inkunga muri bagenzi be mu isoko, yego, bagateranya ibyo kurya, bagateranya ibyo kurya, bakamuhereza n'amafaranga, akabasha kuza nyine akayajera agahahiramo n'abana ibindi bibura. Yewe yari yaranavuze ati ngiye gushaka uburyo nabona aho abana banjye baba, ariko byabaye ngombwa ko agenda atahashatse kubera ko yaragiye kuhashaka mu nkunga bari baramuhaye. Yaragiye kuhashaka, benshi bari baranamuhamagaye, bagenda bamuhamagara bamubwira, bakamushyiriraho amafaranga kuri telefone. Ese mama nzamwita Akuze Françoise, uburwayi bwe bwaje bute? Uburwayi bwe bwaje nyine agenda abyimba inda gahoro gahoro, birakomeza arabyimba cyane. Mutazi ahantu biturutse? Ntawe uzi ahantu byaturutse. Urahazi? Yereka tubwire byagenze bite? Njye nari ndi kumwe na mama,
tugiye kwa muganga Mm. baragenda baramubwira ati ngaratwite. Yego. baramubwira ati ngo tukunyuze mu cyuma turebe ukuntu umeze. Bamunyuje mu cyuma baratubwira ati arwaye urushwima. Yego. Ubwo rero mama ararira aravuga ati se bana banjye ibintu nzabikora gute ko ndwaye ninde uzabitaho. Ubwo rero nyine igenda ibyimba gake 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 akajya ajya i Masaka bakamuvoma mu gihe abonye ubwo bushobozi. Yego. Yegereze mikoro neza. Bamuvomaga urushwima bararuvoma cyangwa ni ibyabaga biri mu nda? Baragendaga inda yarabyimbaga bakagenda bakamuvoma akagaruka akongera nyine agasubirayo nuko nyine yagiye kurikura. Yego. Pole sana. So mwakahereza mukuru wawe. So nkawe nka mukuru wari uzi ko mukuru wawe wundi we utari hano ngira ngo yarubatse. Yego. Nkawe wari usigaranye na barumuna bawe rero. Icyo gihe wumvishe usigaranye inshingano kuko ugombaga kureba barumuna bawe. Nibo mama arwariye. Iyo yagendaga kujya guhaha cyangwa kujya ziniya kujya kuzana ibirabatunga mwabaga mu rugo mwicaye gusa cyangwa? Cyane nashaka ko nyine murebera ko ngenda nkaza nkabafasha. Magasanga twatetse nyine yaba atabisanga twatetse. Ni iki wabashije gukora mu bushobozi bwawe? Natwaraga amatafari nkakora ikiyede ibyo nyine. Ugakora ikiyede. Wenda ndashaka kubaza aka kanya ubuzima bumeze bute? Mama yitabye Imana. Ese mwabasha kubona uburyo mu mushyingura cyangwa byaragoranye? Kuko nta bushobozi ngira ngo bwari buhari. Ntabwo bwari buhari. Byagenze bite? Mwamushyinguye binyuze mu zenzira? Babanje guca mu mudugudu kugira ngo baduhe umurambo nyine. Njye nari murwaje. Munyuze mu mudugudu bahita bamubahereza se? Kubera iki bunse byabanje kunyura ku mudugudu? Kuko nzi ko umuntu ajya ku bitaro. Mu bitaro bari baradufatiriye. Ndabona mama ari ubizi neza mweza dusobanure. Pole sana pe. Mama no kubera iki kubona umubiri wa Nzamwitakuze byagoranye? Kubona umubiri we byaragoranye. Twarahagurutse nk'abaturanyi twari duturanye nawe. Dore ko abangaba bari bakiri n'abana birenze. Yego. Ahangaha niho acumbitse. Turahaguruka turagenda tugana ubuyobozi bw'umudugudu. Umudugudu uratubwira ngo nabo nta bushobozi bafite ngo nitugende tubinyuze ngo mu buyobozi bw'imbere. Duhamagara ku kagari. Baratubwira ngo niduhamagara umurenge turawuhamagara. Biba uruhererekanye. Icyo gihe hari habaye n'inama y'abaturage n'ubuyobozi bw'imbere bwaje. Ubwo naragiye mbivugamo ko dufite ikibazo cy'umuntu wabo witabye Imana kandi tukaba tudafite ubufasha bwo kugira ngo tumuzike. Batubwira ko icyo kibazo bakimenye ariko habayeho ubuvugizi. Hari abagiye batuvugira tutanazi usanga babihererekanyije byabagezeho. Nkikimara kuvuga baravuga ngo barimo gushaka inkunga barimo kuyikusanya. Ejo bazadutabara tumushyingure. Byabaye ingorane byabanje kutugora kuko twanyuze ahantu henshi niyo nama mbese twayigiyemo. Nuko byagenze nyine byabaye ingorane. Twabonye imodoka ijya kumuzana ku munsi wa kangahe iyo modoka ni leta yayishyuye? Ni abaturage barakusanyije baraterateranya. Nuko imodoka ijya kumuzana turayibona ariko byari bigoranye. Nuko byagenze. N'ubu abana uko bariho ntago rwose binejeje kuko barya wa mugana ari uko bavuye guca inshuro. Yego. Ikintu kibabaje no kuba bataniga. No kwiga biragoranye. Nta bushobozi buhari bwo kuba bakwiga.
kwiga biragoye none se mama babifatanyije no gushakisha ikibatunga. none se mama nabonye aba bana kubera muturanye uzi ubuzima bwabo bwose, muri aba ngaba nta n'umwe muri bo udafite imyaka yagakwiye kuba ari mu ishuri, bose bakaba bari kwiga. uhigira abandi ninde muri aba bose? Bose barahaguruka bagashakisha. n'uyu mwana mutoya Uyu mutoya se urabona we yashobora iki? Barahiga nyine bakamuhigira nawe bakamuha. yewe none se reka mbabaze, kuva mama atabarutse ubu hagiye kuba hashize umwaka n'ukwezi kumwe, ngira ngo ubwo buzima muri uwo mwaka wose kugeza izi saha mubayeho ubuhe buzima? Ndagira ngo buri umwe mwese muri mwebwe agenda atubwira mubayeho ubuhe buzima. Duhere kuri uno mwana mutoya. Kurya bisigaye ari ikibazo, dusigaye turya rimwe, hari igihe turya saa sita ariko nimugoroba tukaburara, nabwo hari n'igihe turya saa sita ku mugoroba tukaburara. Bashiki banjye ariko bakemera bakajya gushaka ibyo turya. none se hereza bashiki bawe mbabazi, ntuze umusaza wanyu iyo ari mu rugo gusa nta kindi aba ari gukora, cyangwa ari igihe mumujyana nawe mu mirimo akajya gukora imirimo ivunanye kandi akiri umwana? Turamujyana. Muramujyana? ni nk'iki uyu nguyu abasha gukora? Nyine muri ya matafari ntuzavuga agaterura, uyu niwe umuhereza cyangwa? oya nawe araterura akajyana cyangwa agakora Afite imyaka ingahe? Imyaka 13. 13. aka kanya akaba ari mu wa kangahe aza kuba ari mu ishuri? Kuba ari mu wa 5. kuba ari mu wa 5. none se umwana w'umukobwa nkawe nawe wakaba ari mu ishuri, ufite imyaka ingahe? Imyaka 16. 16. uheruka ku ishuri ryari? Ni kera mama atararwara. Banyarwandakazi, aba bana bafite ibibazo byinshi. ngiye nageze aho barara nk'uko mubyitegereza, nk'uko mubibona, ntabwo ari ahantu hakabayemo umuryango w'abana bane birera. hari n'undi utari aha ngaha nawe wagiye guhiga, ngira ngo nawe mutoya kuri uyu mwana w'umuhungu mureba, sibyo? none se nimba aba bana bagenda gushaka amafaranga bakingana barya, ninde ujya ubagira inama yo kujya ku ishuri? cyangwa namwe murareka mukabareba gutya? Yego ndabyumva ko nta bushobozi, bose rege mujya mufata mukajya inama, cyangwa mukagenda mu nzego zibishinzwe mukababwira ko wenda mwebwe mwakora, ariko basaza banyu kubera ko ari batoya mukareka bakajya mu ishuri. hari ubuvugizi runaka bwigeze bukorwa? ntabwo. okay mama, hari ikintu ushaka kutubwira? yamuhereze. kubera iki aba bana mutabakora ubuvugizi ngo bagende ku ishuri? ese kubera iki nzamwita akuze kuva aho agendeye abamufashaga, kubera iki baretse abana be bakomeza ngo bamufashe? byegereza akamikoro. Ikibazo twakigejeje, ariko mama we yagiye nyine naho bamufata bakagira icyo bamuha. ariko kugeza ubu ngubu usibye ko babishyurira inzu iyo babamo nyine, inzu y'ubu ngubu barayibishyurira ku murenge, batanga 25,000 buri kwezi. nta kindi babafasha, nta kuvuga batabana wenda bazarya cyangwa bazanywa. ni ukuvuga ngo nkanjye w'umuturanyi iyo ngize icyo mbarushije, hari igihe baburara wenda nanjye nta kintu nabonye, ariko iyo mfite icyo mbarushije nanjye ndabaha. iyo nariye nabo wenda bararya, cyangwa ntacyo nabonye bakaburara. wareka kubikora uri umubyeyi nawe ufite abana. sasa ndagira ngo mbaze aba bakobwa bakuru bampera akamikoro, niko akazi wigeze ukora muri ino minsi ndetse kugeza n'iyi saha, kuko uracyafite mu nshingano barumuna bawe, akazi keza uvuga ko wigeze ukora kaguhaye amafaranga meza ni akahe? Cana ko keretse ikiyede. Nuba buri gihe hano muramuka ari uko mwakoze ikiyede, ko ndumva n'abana bato barakigiyemo. cyangwa tugatwara amatafari nyine. Okay. So kubera iki utekereza ko ariyo mpamvu se abantu bazaga kubasura mbere babazana ubufasha babaretse
kubera iki mutabegereye? Cyangwa ntabwo mubazi? nyine mu makimara gupfa fone barayinyibye ntabwo nyine nomero zabo nyizifite. Bakwibye telefone harimo amanimero y'abantu babasuye. Mm. Humura abanyarwanda ntaho bagiye, n'ubu ngubu uzabona abashyashya, kuko niyo mpamvu Nzamwita akuze ikibazo cyiwe twakimenye mbere hose. Ntago rero twakita kuri Nzamwana akuze ngo urubyaro rwiwe abanyarwanda barureke. Nicyo kuva kera umunyarwanda yarereraga mugenzi we mu gihe yagize ikibazo cyangwa no mu gihe yatabarutse. Nibyo uno mumama akora nk'umuturanyi mwiza, ndabizi abitaho. So n'undi uwo ari we wese rero aho yaba ari hose ku mpera z'igihugu yabitaho, sibyo? Yes. Kuba ufite uno muryango w'aba bantu ndetse n'umwana wawe ntabwo byongereye umutwaro, ibintu basa kubijara gute? ni ibibazo nyine iyo mbonye ikiraka cyo gufurira umuntu ndamufurira kugira ngo mbone iyo pampa cyangwa kugira ngo mbone icyo gikoma. Ntago wigeze ugirana amakimbirane se n'abavandimwe bawe umunsi bamenyaga ko utwite cyangwa ugiye kuzana umwana ukamwongera ku bibazo mwari mwifitiye? ibibazo twari dufite nahise ndabaganiriza barambwira ati aho kugira ngo uyikuremo ibibazo turimo, nimba turya rimwe cyangwa tukamara nk'iminsi tutarya, reka twemere turere uwo mwana, wenda uwo mwana azazana umugisha, turebe ko twajya turya buri munsi cyangwa tukabona igikoma cya buri munsi. Mu buhe buryo se? Ahubwo ndumva ari bwo bisa nkaho byari bigiye kugorana. Igitangaza mwari mwiteze? Ni igitangaza twari twiteze. Tubwize ukuri, umunsi murumuna wawe wumva ko atwite, kuko ngira ngo wabyaye mama yaranje gutabaruka, sibyo? Tubwize ukuri, ntabwo byakurakaje? nyine nsanze ku muhanda arambwira avuye kwipimisha kwa Nyirakigazi. Arambwira ati umuntu wite? Ngo twite? Ngo ndatwite. Ngo ati narebe cyangwa se umugabo ufite arayemera? Ngo ati ngarame ko acyari umwana we ariga. Ati narebe ngo uyikuremo niba akiga muzane byari tumurere asanga iki gisubizo cyacu nyine. Dishura umwana mwiza, waramwakire nta kibazo ntiwabyitaho. Niko mama, reka mama mubaze, wasanga hari amakuru mutari kumbwira. Umunsi umubyeyi Nzamwita akuze yari inshuti yawe ndetse n'umuturanyi mwabanye n'igihe kinini cyane, abana biwe barabarebye. Umunsi uyu murumuna wabo aza atwite, babyitwayemo bate? Wabagiriye inama nk'umubyeyi? ntago babyitwayemo nabi, bo nyine babiganiyeho. Yego. Nanjye mbagira inama, ndamubwira uramenye ntuzakuremo iyo nda, uzayibyara uko muriho nawe uwo mwana azaza abeho. Ubwo rero ntago bene nyina babirebye nabi, bamufashe nyine nk'uko ari hari basaza be bato na mukuru wabo, babifashe nyine ko uko bije babibonye. Ariko ubuzima bwarahindutse, baravuga bati se hari ikindi twakora? Ntacyo twakora nyine, niba byaragenze gutyo nuko nyine tuzabaho nk'uko nawe uko azabaho natwe tubayeho, nta kibazo. None ubuzima bwabo kuva uwo munsi ntago bwahindutse? Bwagombaga wowe nk'umuntu wabarebaga, nta makimbirane yabayeho kuko ntiyabura. Ajya umuntu arakara ati uburyo tubayeho ibyo ntabwo byigeze bibabamo. Yego. Bahamye uko bari mukuru we nawe akabasha kumugira inama ati nta kundi nyine byarabaye, none twakora iki? Icyangombwa navuka tuzamurera nk'uko natwe turi, uko tuzabona uko azabaho, cyangwa hari n'igihe azaza ari igisubizo cyacu. Yego. Nta kundi nyine byarabaye, ihangane. Ntago basubiranye ngo bagirane amakimbirane cyangwa barwane, babanye uko nguko nyine, nta kundi byari kugenda. Nanjye narabegeraga nkabagira inama, nkababwira nyine niko bimeze, nta kundi. Ariko uramenye ntihazagira umuntu ugushuka. Yego. Ngo ubigenze ukundi, hari n'igihe ari umugisha wawe. Yego. Nyine nuko.
mu byifuzo bya mbere ufite ari uko wasubira ku ishuri sibyo? Ukiga wakundaga irihe somo? Igiswahili. Igiswahili. Noneho wakundaga indimi muri rusange? Yego. Aka kanya usubiye mu ishuri ni irihe somo wumva ushaka wakurikirana kugira ngo rizakugeze ku kintu gikomeye wumva ushaka kuzaba? Wenda reka tubikorera aha. Igiswahili. So igiswahili ni ukuvuga urashaka kuziga indimi ukaba umu specialiste mu ndimi. Indimi wumva zakumarira iki mu buryo bwinjiza? Nakumva nazaza mvugana n'abakerarugendo baje gusura u Rwanda. Yegereza mikoro. Indimi wumva zakumarira iki? Yuko navugana n'abakerarugendo baje gusura iyo u foto Rwanda. y'impanuro irimo iragukingiriza. Nakazaza mbereka ibyiza bituye u Rwanda. Okay, reka nkubwire ikintu wakiga aho ngaho. Ubwo yakiga ubukerarugendo, noneho akanihugura mu ndimi, noneho akazajya gukora mu maparike na za hehe sibyo? Akazajya abakerarugendo baje gusura u Rwanda agenda abereka ko akabasha gukominika nabo kwa kazi indimi. Byiza cyane kabisa. Rero ni ugutangira ukazajya usoma udutabo tw'indimi. Hari utwo ufite? Papi. Nta kibazo. Ubutaha nitugaruka ndagusezeranya ko nzashaka udutabo twigisha nk'icyongereza cyangwa nzazana indimi 3. Igifaransa uragikunda? Igifaransa cyo kijya kinanira gake. Kijya kunanira. Okay. Kubera iki Igiswahili ari rwo rurimi ukunze cyane se? Kandi ni urwa hano hafi, ni urwo muri East Africa, yego rukoreshwa ahantu hose, ariko Icyongereza ntacyo kikubwiye, kiroroshye wakimenya? Icyongereza hose ndagerageza. None rero muri iriya nzu nabonye murara mute mu mpere mikoro mukuru wanyu? Murara mute ko ari ntoya cyane? Ese ko muri abakobwa iyo muri bibaho, reka tubivuge abanyarwanda kuko iyi ni mata, iki ni ikibazo gihangayikishije cyane, ko mubana n'abasaza banyu, hari musaza wanyu wundi udahari, ni gute mubasha kwitaho mukanikorera ibyangombwa umukobwa akenera mu gihe mubana n'abasaza banyu gutya? nyine njye ngererana n'umwana we muri salo, basaza nitwarana mu cyumba. Ukarana n'abasaza bawe babiri? Yego. Ubwo iyo uri muri ya minsi ubwo bigenda bite? Ndavuga niba bagiye hanze nyine mbanze niteho bakongera bakinjira nagiye. Bakongera bakinjira? Yego. None se iyi nzu muyibayemo igihe kingana gute? Ese hari icyizere ko muzahava? Ntabwo mbizi pe. Muyibayemo igihe kingana gute? Iyi ni nayo mama mwabanagamo? Hashize nk'imyaka 2. Imyaka 2? 3. Ubwo ngubwo ibyo muryamira, ibyo mutekeramo byose biba mwegeranye nabyo gutyo? Yego. Muri 5. None iyo hagize urwara ni gute mubyitwaramo? Mugira ubwishingizi bwo kwivuza? Mama yatabarutse yarabashakiye, bigenda bite? Shange nikakumfasha nyine. Uri aho hepfo no mfasha indi rwaye. Ngiye mu kwezi cyane cyane nkunda kuribwa nyine nkunda. Kaka no umfasha. Yego, kaka n'uyu mumama? Yego. Tisi yabaye inshuti. Murumuna wawe se arahuguye? Yabugifashe mikoro. Murumuna wawe ibintu arabihugukiye cyangwa umunsi kundi ni wowe umwitaho? Arabishoboye pe, turafatanya nyine. Yego. Yes, tugenda tugana ku musozo, ndagira ngo buri umwe wese duhereye kuri wowe agire ijambo rimwe, agire ikintu kimwe asaba umuntu wese waba uri kubareba, icyo ari cyo cyose, biraterwa n'ikikuri ku mutima. Njye ndasaba ko basoma bamaha nk'igishoro, niyo nacuruza n'inyanzi, njye nicuruza imbuto. Yego. Urifuza business yo gucuruza imbuto? Yego. Yego, nta kindi? Yego. Yego, hereza muri umuntu wawe natubwire ni ikihe kintu kimwe gikomeye wumva wasaba, kimwe cyonyine wasaba umuntu waba uri kukureba? Njye icyo nasaba ni ukudufasha, nkareba icyo nakora, wenda nkacuruza n'inyanya, nkava mu bintu n'abandi.
ubundi si ibyo urimo ni ibihe ikiyede? Mm. Okay, nari ngize ngo hari ibindi wari ukora utari wambwiye. Ah, Yego, ni ukuvuga yaba wowe na mukuru wawe icyo mushaka ni uko mwaremerwa business mwamukora iyo ari yo yose ituma mubasha kwinjiza amafaranga runaka. yego. Twagiye kuri Fabrice. Fabri, ni ikihe cyifuzo kimwe cyonyine wifuza kiremereye kurusha ibindi wabwira abantu murabona buri wese abagukurikiye? icyifuzo cyanjye ni uko twava muri buno buzima turimo. Wowe urifuza gusa kubona mutakirano, ni iki wifuza mutari muri ubu buzima? Ubwo wifuza ni ubuhe butubwire? Kwiga no kurya nk'abandi saa sita na nimugoroba, no kuba mu nzu twisanzuye nta kintu tubyigana nacyo, buri wese ameze ushaka kuba mu neza. cyumba cyawe utararana na bashiki bawe? Yego. Fabrice arashaka icyumba cyiwe. Ariko nibyo, uri umusore ugomba kuba mu cyumba cyawe, bashiki bawe bakeneye kuba ahantu biherereye, hari ubuzima bwabo udakeneye kumenya dore ko ukiri n'umwana, sibyo? Nawe ubwawe warabyaye, aba bana uzi ubuzima bwabo. Nk'umuntu waba rwose arimo atureba, gira ikintu, ijambo rimwe wabagenera, uzi icyo aba bana bakeneye, nawe ubasabira ikintu kimwe kitagira icya kabiri. Nushaka ubifatire hamwe, ubihurize muri kimwe. njye nabasabira ubufasha bakabona ubufasha bakiga nabo bakazagera aho bikuru bakagera aho bagera, bakabona ubufasha bwo kwiga n'ubufasha bwo kurya. Ubufasha bwo kwiga no kurya. Mama wanyu amaze gutabaruka, yenda tugana ku musozo, niki byabasigiye? Niki byabasigiye mu buzima? Niriya somo byabigishije mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Hari uburyo byakanguye intekerezo zanyu, wasanga muri mwebwe atarigeze akoraho ikiyede, nyuma akabona ari namahitamo. Niki urupfu rwa mama wanyu rwabasigiye kugeza kuri isaha ya none? ntabwo ari byiza nyine byadusigiye, ntacyo nari nzi gukora, nirirwa niyicariye nyine. Yego. ariko kurya ni intambara, nirirwa niyicariye akambwira ati "Manyo, nimpfa kandi uzicuza." Naramusuzuguraga pe, ati "Manyo, nimpfa uzicuza." Nyine nkamwihorera nkigendera nkajya kwiryohereza n'abandi bakobwa, ariko hari isomo nyine byansigiye. Isomo ni njya navunitse kandi rwamenye najyaga nicaye nibwo yari vugura atwaye. muri kamera. Ubu ngubu abakobwa ntabwo mugihura, ntabwo kijya kwishimisha. Ibyo isomo ryansigiye, najyaga nicaye natasangahe, ariko nsigaye njya mvunitse nyine. Yego, kagende kuri murumuna wawe. Mama wamaze gutabaruka mu buzima, ni isomo byagusigiye? Ese n'icyo utari uzi wamenye kugeza ku isaha none? Njye isomo byansigiye nyine, nawe naricaraga mama nyine akirwaye akajya kuduhigira. Yego. ariko mbonye ari guhiga njye nicaye, Yego. ndavuga ati reka negere mama ndebe ko twajya tujyana tukajya mu nshuti ziwe zikamufasha, wenda nkamutwaza ibyo bintu bamuzaniye. Yego. Akimara gupfa nabuze icyo nakora, ndavuga ati reka nkure amaboko mu mufuka ndebe icyo nakora nyine, nkemera ko nacuza n'inyanya n'ibintu biri aho. Yego. Nabuze igishoro cyabicuruza, nimba nkora ikiyede nyikorera 4,000, ndaza nkareba icyo nakora, nkahiramo abana cyangwa agakenera agapantaro nkayimuguriramo. Ariko ubushobozi turimo ntabwo budushimishije. Yego. nk'abafasha bagize icyo badufasha bakiduha. Yego. Fabri, mama akimara gutabaruka n'iriya somo byagusigiye kugeza ubu ngubu? Se Fabrice arabimenya ko akiri umwana? Manura ifoto kugira ngo nkurebe. Kandi mukomeze kwihangana. Isomo byansigiye, mama yamenyeraga buri kimwe. Yego. Angurira imyenda, angurira inkweto, ariko kuva amajije gupfa, ubu ngubu kugira ngo mbone icyo nambara
biragoranye cyane. Iyo bashiki banjye babonye umwenda barawuma bakawungurira, yego nabona umupira wo kujyana gusenga akajya gushima Imana. yego ukunda kujya gusenga, Yego. ujye wisengera uzajya biguha imbaraga. Turabashimiye rero, turabashimiye. Nzamwitakuze Françoise ni umumama w'intwari cyane, no mu minsi namusuye bwa mbere wasangaga ari umumama rwose udasanga yihebye nka kwa kundi umuntu arwaye rwose usanga nta kintu na kimwe kiri kugenda no kuvuga atabishaka. We yaraganiraga agaseka cyane. Ni umumama wavaga mu rugo akajya guhiga afite inda nini cyane. Yamaze imyaka 6 Nzamwitakuze Françoise arwaye indwara y'urushwima nk'uko bamubwiye, ariko uburwayi bwe ubundi ntabwo bwari buzwi. Yaburanye imyaka 6, bamubitse inshuro 3 zose, ariko Imana ikomeza kumurinda kugera ku munsi wa nyuma aho ashyiremo umwuka. Aba nabo yasize nk'uko murabona ubuzima babayemo. Ndabinginga abanyarwanda, diaspora aho waba uherereye hose ku isi, uru ni urubyaro rwa Nzamwitakuze. Nk'uko twamugeneye ubufasha, abana yasize murababona ubwabo babibwiriye ko nyina yari intwari cyane, batangiye kumenya no gukora, bamenya umurimo, ariko nyina wabo atabarutse. Gusa usibye n'ibyo murabona ko n'abana bato bose bakaba bari mu ishuri. Nimba ugira umutima wo gufasha abana, wabasura, wagira ikintu ubagenera, watwandikira kugira ngo n'ubutaha nitugaruka kubasura tuzaze dusanga nibura ubuzima bwabo bwarahindutse. Ushobora kutwandikira, ushobora kuduhamagara ku nkoranyambaga zacu zose, ushobora kubasura. Ufite nuze nimero ya telefone? Yego, wayivuga iyo umuntu yakuboneraho ashatse kukuvugisha. 07 3 4 2 4 5 0 15. Yongera zumve. Yego, tubasanze ahangaha bagize Marayika Murinzi, Ndabarakaka, uyu mama umwana mwiza nagiye musanga n'inshuro zose naje gusura Nzamwitakuze, na n'ubu aracyari hano abareberera. Mama, ndagushimiye cyane kutahwemye kuba hafi bano bana, kandi ndanasaba ngo ujye uhora ubakorera ubuvugizi uko ubibashije. Yambwiye ko ngushimiye ko iyi ni inshuro ya 3 ngewe nkubona. Aba bana babaye nk'abawe. Sinzi niba ari umubano wihariye wari ufitanye na Nzamwitakuze cyangwa araje ari nk'umuturanyi gusa mugakundana nk'abaturanyi. Yaje akodesha. Niwe wamukodeshaga? Niwe umukodesha kugeza n'iyi saha. Okay. None aba bana ko babishyurira inzu, iyo bishyuye niwe bakwishyurira? Sorry, niwe bishyura? Nge bishyura. Haramutse hatabaye ubufasha wenda ngo babishyurire, wabirukana mu nzu cyangwa bareka komeza bagatura? Ntago nabirukana, ubwo se naba nararuhiye iki? Ntago nabirukana, n'ubufasha niyo butaboneka. Turabashimiye kandi ndabasezeranya ko nzagaruka kubasura vuba aha ngaha, ndetse n'abanyarwanda benshi. So musigara amahoro kandi mwihangane. Natwe turabashimiye. Imana ibaha umugisha, Yego. kuko mwitanga mukareba aho abantu bababaye, mukabasha kubahumuriza, mukabereka iby'inzira nziza bakagombye kunyuramo. Turabashimiye ko mwitanga mukitangira uwo ari we wese mu bukene bwe, mukamufashamo, mukagira icyo mumumarira, ntabashe kujya kure ngo yihebe. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha imbaraga, ibaha ubwenge nk'uko yabubahaye, yongera ibaha ubundi, ibabashishe mugomeze mukore uwo murimo. Yego. Kuko umurimo muri gukora ni umurimo mwiza cyane, uzagirira abanyarwanda umumaro. Abatishoboye baba baragiye kure cyane babasha kuva mu bwigunge, bakabaho batari mu bwigunge. Kuko iyo umuntu yageze kure cyane akabona n'uwavuga ati yemwe muraho, bwa bwigunge aba buvuyemo, muri ab'umumaro,
imana nibaha umugisha urakoze cyane mu rugendo rwanyu ijye ibagumye ibafashe mu rugendo rwanyu mu bikorwa byiza mukora imana nigumize ibafashe mugendane nayo kandi mugeraneyo nayo amahoro aho mugiye urakoze cyane amen